Shalom shalom, nejejwe no kukumenyesha ko iki ari cyo gihe cyawe cy'imigisha mishya ibanzirizwa n'izina rishya. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 17 n'umurongo wa 5. Haravuga ngo ntabwo uzongera kwitwa Aburamu ahubwo uzitwa Aburahamu. Haleluya. Kuko nzaguha gukomokwaho n'amahanga menshi. Reka twongere muri kino gice dusome umurongo wa 15. Itangiriro 17:15. Imana ikomeza kubwira Aburahamu iti umugore wawe ntazongera kwitwa Sarayi kuko izina rye ribaye Sara. Imana ishimwe cyane. Muri kino gice aratwereka ihinduka ry'amazina. Aburamu yitwa Aburahamu, risobanurwa ngo se w'abantu benshi, nta mwana n'umwe yari akagira. Hanyuma Sarayi rihinduka Sara, iryo zina risobanurwa ngo igikomangoma cyangwa se nyina w'amahanga. Reka nkubwire ko ibihe bibaye byinshi kandi imyaka nayo si mike. Ariko iri ni ijambo ukwiye kwizera, ni ijambo rikugezeho kugira ngo rikumenyeshe ko ari igihe cyawe cyo kwinjira mu migisha mishya, ariko itangizwa n'izina rishya. Aba bantu b'Imana bari bamaze igihe kinini cyane, ariko bari batarabona umwana ari we wagombaga kuba intangiriro y'imigisha babwiwe n'Imana bakiri mu gihugu baje bavamo, muri Uri y'Abakaludaya. Ariko bageze aha, Imana mbere y'uko ibaha urubyaro ibanza ihindura amazina yabo. Nagira ngo nkubwire ngo imigisha yawe mishya irabanzirizwa n'izina rishya. Reka nkubwire, Aburahamu ni izina ryari rijyanye n'icyifuzo cye, ryari igisubizo cy'ikibazo cye. Sara ryari igisubizo cy'ikibazo cye. Ubutunzi bari babufite, abagaragu bari babafite, ariko bari bakeneye umwana, bari bakeneye urubyaro. Nagira ngo nkwinginge ngo wizere icyo Imana ivugana nawe. Igihe cy'imigisha mishya kigomba kubanzirizwa n'izina rishya. Ntabwo jyewe ndi bukwite irindi zina, ariko wowe ubwawe ukurikije icyifuzo cyawe utangire uba ari ryo wiyita, utangire uba ari ryo wandika, ritari ry'igihe gito ahubwo ry'igihe kinini. Birashoboka yuko uyu mwanya bitewe n'icyifuzo cyawe, reka se n'utanga urugero. Umuntu umwe nzi neza twigeze gufata igihe cyo gusenga, amaze iminsi atarabyara, numva Mwuka ambwira ngo nahitemo izina ry'umwana maze atangire yitwe mama, reka wenda nivuge mama Gaspard, kandi umubwire ko undi mwaka iki gihe azaba afite umwana. Nshingiye rero ku cyo Umwuka yavuganaga nanjye, musengera kandi musaba ko abyizera. Uyu mwanya birashoboka ko ufite ikintu ukeneye ko kiba gipfundukamo imigisha, nk'uko Isaka yari gupfundukamo imigisha y'urubyaro Aburahamu yagombaga kugira. Uyu munsi ndakwinginze ngo ubwo bikunze ko iri jambo rikugeraho, wemere ko ari n'ubutumwa bw'Imana bwo kugira ngo wizere imigisha mishya ibanzirizwa n'izina rishya. Ni wowe uryiha, ni wowe uri firinga, uriryoherwa,
bitewe n'icyo ushaka ko Imana ikemura. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva ukwiye kubyemera nk'ibivuye mu bushake bw'Imana. Reka nkwinginge ngo wemere gutera intambwe uyu mwanya nkubwire 3, kandi ntabwo bisaba ko buri ntambwe ifata ibihe. Ni aka kanya ukwiye kuzitera. Intambwe ya mbere ni intambwe yo kwizera urukundo Imana igukunda. Ndakwinginze, izere neza ko Imana igukunda, bituma itakikubona nk'uko hari wibona cyangwa uko abandi bakubona, ariko Imana ikubona nk'umwana wayo. Imana uyu munsi wumva ari so atari so wanyu, wumva ari so itari nyokorome. Reka nkubwire, niba bitaranakubayeho wabonye aho byabaye, burya abapapa mu mishinga yabo, imvune tuvunika, imishinga dukora ni ukubera abana, ni ukubera urubyaro. Nta mvune zindi Imana yavunika, nta gutekereza kundi Imana yavunika uretse kubera wowe. N'agatsinda yatanze umwana wayo Yesu Kristo, haleluya, kugira ngo numwizera uhabwe ubugingo buhoraho. Reka nkubwire, ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso cyangwa mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 2 umurongo wa 4 haravuga ngo nyamara Imana yuje imbabazi kubera urukundo rwinshi cyane yadukunze. Haleluya. Urukundo rwinshi cyane Imana igukunda. Rwemere, we gutekereza, reka amarangamutima cyangwa ibyiyumvo cyangwa uko uhagaze uyu munsi byimurwe no kumenya ngo ndazi ntashidikanya ko Imana inkunda. Haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo naho ndiho naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka, nzi neza ko nkundwa n'Uwiteka, kandi niyo nyobye nkamucumurira ntareka kunkunda ndakwiriye. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Rwatumye Yesu aza kwishi yacu ngo indushya ziruhure. Nta mpamvu yo kuruha, nta mpamvu yo kwikorera imitwaro, kandi Yesu aricyo cyamuzanye. Ariko nagiye mubwire ngo izere neza ko Imana igukunda byimazeyo, Imana igukunda birenze igipimo. Haleluya. Oya, mbabarira, we gutekereza ibihari uyu munsi, we gutekereza ibyo ucamo uyu munsi, we gutekereza iby'amarangamutima cyangwa se ibyo Satani yavuga ngo ejo bimeze gutya. Oya, emera neza ko Imana igukunda. Ndagira mubwire ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo Imana yadukunze ikaduha umwana wayo, mbega izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Haravuga ngo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8:32, ubwo itimanye umwana wayo bwite, haleluya, haleluya, ahubwo ikamushyikiriza abamwica ari twese azira, izabura ite kuduhana byose nawe. Ariko ni bande babona ibyo? Ni abamaze kwemera neza yuko Imana ibakunda, ni abamaze kurambura amaboko n'ibiganza byo kwizera urwo rukundo rw'Imana, bagahamya nk'uko abemewe ko bizeye bahamije. Imana igabwira Aburahamu ngo uhereye none ntukitwa Aburahamu, agatangira we n'umudamu we kuvuga ngo Aburahamu. Sara akamuhamagara Aburahamu, nawe agahamagara Sara wo kumuhamagara. Uyu mwanya wowe byiyite, wowe byibonemo, wowe byiyumvemo, imigisha mishya ihindurwe n'izina rishya. Wakwitwa mama runaka kubera ko utegereje umwana, ubwo mvuze ku ruhande rw'utegereje umwana. Wakwitwa munyakazi kubera impamvu z'igihe kinini cy'ubushomeri. Wakwitwa mwenyemari, nyir'ubutunzi, kubera ko umaze igihe ku musozi w'ubukene. Wakwitwa gikundiro kubera ko umaze iminsi uzengurutswa mu bigeragezo by'abanzi.
wakwitwa haleluya haleluya, sinzi neza, wakwitwa mukakanaka kubera ko umaze iminsi utegereje kurongorwa, wakwitwa haleluya umutware wa naka, wakwitwa papa runaka. Icyo mpamya ntashidikanya ni uko imigisha mishya mu izina rishya ni igihe cyabyo. Ubwo rero itimanya umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose byiza. Iyo yari intambwe ya kabiri, ni ukuvuga ngo wemere neza yuko ubwo itimanya umwana wayo ntacyo yakwima. Intambwe ya gatatu, ongera igihe cyo gushyikirana, cyo kuganira, niba navuga cyo gucatinga n'Imana. Reka nkubwire, abo twemera ko bahinduriwe ibihe n'amateka yabo agahinduka, ni abantu bagize igihe bagabanya ibidafite icyo bibungura. Mu by'ukuri maze imyaka wenda nzenguruka mu bintu, abantu ntacyo batwungura. Simvuze ngo tube nyakamwe. Imipira kuri televiziyo ntacyo yatwungura, amagurupe tubamo menshi ntacyo yatwungura, ntiyaduhaye ibyo dukeneye. Mana ndagushimiye kuko urashaka ko tukwegera nawe ngo turamburire ikiganza cy'ineza. Haleluya haleluya. Reka nkubwire, ongera ibihe byo kubana n'Imana, zamuka cyangwa tambika, ugire igihe cyo kubana n'Imana. Gabanya ibihe byo gucatinga bidafite akamaro, gabanya ibihe byo kuba mu magurupe ya WhatsApp bitaguha icyo ukennye, gabanya ibihe by'amakuru na televiziyo n'ibya social media, wongere igihe cy'Imana. Reka nguhe ingero. Mose, umugaragu Imana ishima, wayoboraga ubwoko bw'Imana, yageraga igihe akajya ku musozi. Mu Kuva igice cya 28 na 24:18 atubwira ko yamaze iminsi 40 yeranye n'Imana, avana amabanga akomeye mu mutima w'Imana. Haleluya. Reka nkubwire ko mu Ngoma za Mbere igice cya 4:9, uwitwa Yabesi yararambiwe cyane n'iryo zina riteye ishozi, n'iryo zina ry'umubabaro ry'agahinda. Aravuga ngo ariko amenya ko ibanga ni ukujya kuganira n'Imana. Yongera igihe cye cyo kuganira n'Imana, arabipanga, maze abwira Imana ati, oya Mana, ibi simbishaka, ahubwo ndashaka ibi. Ni igihe ushaka ku Mana ko yabitwemere ngo nuko musabe icyo mushaka. Ndakubwira nanjye nibwira, kuko nanjye ni igihe cy'imigisha mishya mu izina rishya. Reka nkubwire ko Salomo Imana yamuhaye ubwenge bukomeye, ari nabwo bwamubyariye ubutunzi, ari nabyo byatumye Yesu amwamiriza ko nta n'umwe wigeze wambara nka we. Ariko yagiye ngo ku gasozi karuta utundi. Abami ba Mbere igice cya 3:5 kugera ku 14. Reka ne gutinda nkubwire ngo akira ubu. Haleluya. Imana ishimwe. Akira ubu butumwa nk'ubuhanuzi bushingiye ku ijambo ry'Imana. Wakire guhindurirwa ibihe, wakire igihe cy'imigisha, ariko wowe ubanze wigenere izina cyangwa se amazina. N'ubundi hari abitwa amazina menshi, 3 y'Ikinyarwanda n'abiri y'amazungu cyangwa se ngo y'amakristo. Nushaka wiyita 5 bitewe n'ibyo ukeneye ku Mana, kandi utangire wumve ariyo yawe, bitakubujije nayo baguhamagara akurikiye yo mu irangamuntu, ariko ayawe amazina yawe, amazina ndangamyizerere, amazina ndanga kwizera Kristo, kwizera Mwuka Wera, kwizera Imana Data, kwizera Imana So. Ayo mazina cyama ukakira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aburahamu ahinduka Aburahamu, sekuruza w'amahanga. Sarayi ahinduka Sara, nyirakuruza w'amahanga. Ndibwira ko simfata umwanya munini, nta nubwo mvuze ngo reka ngusengere. Wowe nawe ubwawe ufite ubushobozi uhabwa n'ijambo ry'Imana ryo kwiyaturaho no kwisengera no gukuza kwizera gushingiye ku mazina mashya, ibyiza mu ntoki z'Imana.
ariko nanone ukeneye ko twafatanya, kuko 2 cyangwa 3 bahuje umutima ngo bagire icyo basaba, telefone yanjye urayifite, kandi ibihe sinabikuburira, kuko ntabwo Imana dusenga ari bayari ngo twikebagure. Dushobora kuvuga nka Eli ari ku musozi Karumeli, ijambo rimwe gusa rikagira icyo rikora. Imana iduhe kwizera kandi kujya kwegera akabuto ka sinapi, kugira ngo twinjire mu migisha yacu kandi twinjirane iyo